Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe ni MK na Karidinali. Tumeze neza turashima Imana, reka twizere ko namwe mumeze neza. Abatameze neza biraza kugenda neza, Yesu aracyakora. Nk'ibisanzwe tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ikibazo nabaza, ese mwaba muzi impamvu abageni bose bakunda kwambara amakanzu y'umweru ku munsi w'ubukwe? Ese mwigeze mumenya cyangwa ngo mwibaze aho uwo muco waturutse? Murakoze cyane, reka twakire Karidinali atubwire ku nkuru y'uyu munsi. Tubahe ikaze. Urakoze cyane madamu wanjye, ni iby'agaciro kongera kwicara nawe kuri YouTube channel yacu. Reka nongere nsuhuza abadukurikirana nababwiye ngo mwakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Aho utarabikora bikore, dore nyaboneka igihe n'iki ngiki. Uko mubikora muri benshi niko bidutera courage yo gukora cyane, ni nako mu minsi iri imbere bizaba bigabura. Nakundi twabara kukababwira, so mu supporting muri benshi, Imana ibahe umugisha. So nk'uko MK yarabivuze, uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru itangaje cyane y'ikanzu y'ubukwe abantu benshi batazi. Tugiye kuganira kuri couple yabayeho mu myaka ishize, hashize imyaka 180 ibaye irenga. Ni couple ya Queen Victoria na Prince Albert. Ni couple yabayeho isiga amateka akomeye cyane kuri iyi seri, nayo tugiye kugarukaho kuri uyu munsi, iri buze kudufasha gusobanukirwa impamvu abantu basigaye bambara ikanzu y'umweru ku munsi w'ubukwe bwabo. Nk'uko Karidinali abivuze, Queen Victoria yabaye umwamikazi w'Ubwongereza akiri mutoya. Nyuma yaho yaje gukundana n'igikomangoma Albert. Yego, baje gukundana biza kugeraho barabana. Ikintu cyabayeho rero ku munsi w'ubukwe bwabo habaye igitangaza kitari gisanzwe, kuko mu mateka yabo ya kera nyine abantu bazajyaga bambara amakanzu asanzwe. So rero ku munsi wabo w'ubukwe habayeho igitangaza gikomeye, kuko n'uwo mwamikazi yari umuntu ukunzwe mu gihe cyiwe, kandi yari umwamikazi nyine ufite ububasha buhambaye. None rero n'umuntu nyine uba ufitiye urukundo rutangaje umugabo we, nubwo yari umwamikazi ariko bafatanyaga kuyobora igihugu, yamugishaga inama. Yari umuntu nyine wakundaga, barafite urukundo rukomeye cyane mu mateka yabo. Ku munsi wabo w'ubukwe rero Victoria yakoze ikintu gitangaje mu guhitamo umwambaro azambara ku munsi w'ubukwe. Yahisemo ikanzu yera. Iyo kanzu yera rero yaje kuba iki? Iyo kanzu yera yaje kuba inkuru, ariyo natwe turi kuvugaho kuri uyu munsi wa none. Ubwo twabivuze, abantu bakera ntabwo bambaraga amakanzu y'umweru ku munsi w'ubukwe, buri wese yambaraga ibara ashaka. Umwamikazi Victoria bitewe n'ukuntu yari akunzwe muri rubanda, nyuma y'ubukwe bwiwe ifoto ye iyo muri kubona kuri screen yaje kuba inkuru, ndetse n'uko ubwo bwagenze buza kuba inkuru, biza gutuma abagore bose bo muri icyo gihe bashegera kuzajya bambara ikanzu y'umweru ku munsi w'ubukwe. Gusa igitangaje, nyuma yaho habayeho ibintu biteye agahinda bitashimishije umwamikazi Victoria. Hashize imyaka 21 babana, igikomangoma Albert yaje gupfa afite imyaka 41. Ni inkuru ibabaje, gukundana n'umuntu mukamarana n'iyo myaka, mugakorana ubukwe, mugakora ibitangaza, abantu bose bagakurikirana inkuru yanyu, abenshi bagatangira kwigana nyine ibyo mwakoze. So bamaranye nyine igihe kinini cyane, kandi ni abantu nyine bafatirwagaho icyitegererezo. So Albert nyine yaje kurwara, aza gupfa kuri iyo myaka ye 41 nk'uko babivuga MK yabivuze. Ariko hari ikindi kintu gitangaje cyabaye ku mwamikazi Victoria. Ni iki MK? Ikintu kindi yakoze cyatunguye nyine abantu benshi nyuma y'urupfu rw'umugabo wiwe. Umwamikazi Victoria byamuteye agahinda cyane bitewe n'ukuntu yakundaga Albert. Yaje imyaka yose yayimaze yambaye imyenda y'umukara mu buryo bwo kwibuka umugabo wiwe. Yego, mva ko yaramukundaga bikabije, kugira ngo abenshi mujye mubona nyine n'abantu bibuka abantu cyangwa se bagiye kucyura akunda kwambara imikara. So nawe yabaye ubuzima bwe bwose yambara imyenda y'imikara, ko yamaze imyaka 41 yambara imyenda y'umukara, ngo kugira ngo aha agaciro nyine no kugira ngo agomeze kuzirikana umukunzi we yakundaga cyane Albert. Ibintu bibabaje cyane, ariko nanone nyine byasigiye isomo abantu benshi kuri beriye inkuru y'aba bantu bombi. Byabasigiye isomo. Ese urukundo ni amagambo? Oya, simpamya ko urukundo ari amagambo. Urukundo ni ukubahana, urukundo ni ugufashanya. Umva ku ruhande rwanjye. Yego, urukundo no kubahana no gufashanya, cyane cyane nk'uko twabyumvishe mu nkuru. Victoria yumvikanaga na Albert cyane, nk'uko bisanzwe rero, cyangwa se uko mwabyumvishe muri iyi nkuru. Twakibaza ngo ese
kapa kugira ngo isige amateka nuko iba ifite ubutunzi bwinshi, amafaranga. nabyo birashoboka, burya abantu bafite amafaranga kenshi cyane bashobora gusiga amateka, ariko byanze bikunze amateka atazibagirana akenshi cyane asirwa n'abantu bakundanye cyangwa se abantu bitangiye abandi. So rero ntabwo kugira amafaranga, kugira ubutunzi bwinshi cyangwa se kuba umunyapolitike bituma ugira amateka, ahubwo kugira urukundo, kubahana no gufashanya biri mu bintu byatuma usiga amateka nawe akomeye kuri iyi si. Mwakoze cyane, namwe muze kwandika ibitekerezo byanyu uko mubitekerezaho, turaza kubibona tugire icyo tubivugaho. Murakoze cyane. Mukarakoze, turi gusoza rwose twongere tubasabe mudusapotinge nyaboneka pe, turabibasabye inshuro nyinshi, mudusapotinge, musharinga ibiganiro, tujye tubazanira inkuru zindi nziza kandi zifite icyo zisobanuye ku buzima. Tunabwira ko turi buze gukora inkuru ku kijyanye n'impeta abantu benshi twambara ku munsi y'ubukwe, impamvu tuyambara kuri runo rutoki rwa kane, byatangiriye hehe, se ni kuki abantu bambara impeta. Nacyo ni ikiganiro gikurikira, kiraza kuba ari cyiza rwose. Mubane natwe kandi ni ukuri mudufashe gusharinga. Mukomeze mubane natwe, turabakunda cyane na Yesu arabakunda. Komeza icyo ufite ntukirekure, impano wahawe ikubera umugisha, urangure cyane ijwi rigere kure, wamara imitima y'abarembejwe n'ingoma. Ubwire abantu bose ko Yesu ari umunyampuhwe, abazakubona bakubonemo Yesu. No Jesus, no life. Thank you. God bless you. Emeka Limited, create your memory. Muri Emeka Limited tubafitiye commercial photography, wedding photography ndetse na fashion photography. Si nibyo gusa, kuko muri Emeka Limited dukora sonorisation, twandika ku myenda, dukora ibyapa, turafotora, dukora kashe, twigisha machine, graphic designer ndetse tukanakora za logo. Ku bundi busobanuro ushobora kuba watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri 0786437444. Emeka Limited, create your memory. Ujya wifuza gutembera u Rwanda ukamenya n'ibyiza birugize? Ese ujya wifuza interior designer ndetse na exterior designer zigezweho kandi z'abasirimu? Cyangwa waba ukeneye tatuwaje zigezweho yaba ku mubiri cyangwa se mu kanwa abenshi bakunze kwita tatu zishinya? Gana Host tugufashe. Muri Host Travel tutembera u Rwanda, tukiga amateka, tukarya umuziki, tukidagadura, tugataha twishimye. Naho muri Host Designer tugufasha kuba watunganye wawe, yaba mu tubati, intebe, jaride, comptoir, parking, plafond ndetse na TV stand, kandi bigezweho ku mafaranga make cyane. Reka si ibyo gusa, kuko muri Host dukora tatu z'ubwoko bwose kandi butandukanye, yaba ari amabara, yaba ari izo ku mubiri ndetse n'izo mu kanwa abenshi bakunda kwita ishinya. Ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kuba waduhamagara kuri 0788880986 hamwe na Joe tugufasha byose wifuza.